iyo bambwira ngo ninjugunya amabuye mu manga narayikoreraga ngayajugunyamo ariko ngasanga mu rugo abanzi n'ubundi baracyayi babandi babwati yikorere nurangiza ubundi ubujugunya umwanzi wawe muri hepfo mu manga cyangwa se umanure hano mababi y'ibiti upakire mu mufuka urabuciye amadolari. Abo ni bamwe mu baturage bo mu mirenge itandukanye y'akarere ka Rubavu bashinzwe ubuyobozi bw'igihugu ngo bwafashe icyemezo cyo gufunga zimwe mu nsengero zitujuje ibisabwa ndetse no gusengera ku misozi ngo kuko byabafashije gusobanukirwa ngo n'ukuntu bajyaga batuburirwa n'abitaga abakozi b'Imana babahanuriraga ibitangaza ngo bagamije kubambura. Ubona umuntu afashe Bibiliya akitwaza Bibiliya none ni ugusenga hatafashe gahunda ko ataje guhiga ariko agasanzwe ibyo yagize kandi akabona abantu bayagize ahangaha kw'iriba rya Yakobo urabona uko ameze nigeze mbabeshwaho rimwe umuntu abanza kumenya amazina yanjye arangije ajya mu mwuka arangije aratitira avuga ati runaka Imana iguhaye imodoka ariko nyuma yaho nza kumenya yuko yabanje gushakisha amazina yanjye. Iyo modoka warayibonye? Wapi ndayo ndabona. Ubwo twaganiraga namwe mu baturage bigeze kuza gusengera kuri uyu musozi uzwiho kw'iriba rya Yakobo uherereye mu murenge wa Nyundo w'akarere ka Rubavu batubwiye ko ari ubwo bategekwaga gufata amabuye bakayaterera kuri imanga bakabwirwa ko nguko baterera aya mabuye ngo ari nako bari gutererayo ngo abanzi babo. Nagerageje guterura akabuye gatoya ubundi bangoreraga amabuye manini akaba ariyo njugunya ngo ndi kujugunyamo abanzi banjye. Iyo bambwira ngo ninjugunya amabuye mu manga narayikoreraga ngayajugunyamo ariko ngasanga mu rugo abanzi n'ubundi baracyayi babandi babwati yikorere nurangiza ubundi ubujugunya umwanzi wawe muri hepfo mu manga cyangwa se umanure hano mababi y'ibiti upakire mu mufuka urabuciye amadolari. Nigeze kwagera umunsi umwe umugabo arambwira w'umuhanuzi aratitira ajya mu ndi barangira ngangurira igiti ngo umanure amababi yarakwira mu mufuka wawe ngo icyo gihe urabumanuye amafaranga menshi cyane. Icyakoze bamwe mu baturage twigeze kubasanga bari kuhasengera batubwiye ko ngo bahaboneye imbaraga z'Imana ngo ndetse bamwe mu bakobwa bahageze baragumiwe ngo bakabona abagabo. Abakobwa benshi cyane ahangaha babona abagabo bitewe n'uburyo baje gusenga bizeye bitewe mbese n'icyo ashaka kuko umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo ushake inga aryama ngayo. Gusa bamwe mu baturage bo muri aka karere ka Rubavu bavuga ko ngo gusenga kutagira imirimo kuba gufuye ubusa bityo ko ngo mu gihe umuntu ashaka ubutunzi ngo atagakwiye kujya kubushakira mu masengesho. Icyangombwa ni ugukora ndabwo amafaranga bamukuyihamagara oya ahubwo wowe urakora Imana igayira imirimo yawe y'amaboko cyane rwose kubera yuko utatanze icya 10 n'amaturo bagushira ku ruhande. Iyo utatanze icya 10 n'amaturo bagushira ku ruhande kuko akenshi bamwe baba bashaka kwigurira amamodoka n'imitungo ibyo ngibyo bitabikora bahagara no ku gatuti bakabwira ngo turaguciye tugwaye satani. Koko se iyo bitagenze ute ukuvuga ngo utatanze icya 10 n'amaturo icyo gihe bagushira ku ruhande wazamura umutwe barangiza bagahagara ku gatuti bagati rero turaguciye tugwaye satani. Hari n'abatubwiye ko bageraga hano ngo bagaterera amabuye muri uyu mugezi ngo barimo gutiramo satani nibyo koko? Cyane rwose uretse na satani babwati yikorere nurangiza ubundi ubujugunya umwanzi wawe muri hepfo mu manga cyangwa se umanure hano mababi y'ibiti upakire mu mufuka urabuciye amadolari. Bigeze bibaho se byakubaye wowe? Nigeze kwagera umunsi umwe umugabo arambwira w'umuhanuzi aratitira ajya mu ndi barangira ngangurira igiti ngo umanure amababi yarakwira mu mufuka wawe ngo icyo gihe urabumanuye amafaranga menshi cyane. Ubundi ndago twakwiye kwitwa abakozi b'Imana twakwiye kwitwa abana b'Imana barabiyitirira ko ari abakozi b'Imana rero barimo barambura abantu twabababeshya yuko bagiye kubakiza indwara z'ubarwayi ariko icyo gihe bari kubabesha. Inama nabagira niyo gufata indego ya mbere ubwabo bakisengera be kujya babwira ngo tuzamutse umusozi duhereza amafaranga tujye gusenga icyo gihe baba barimo kuba bari kubabesha. Inama nabagira rero inama nabagira niyo gufata indego ya mbere ubwabo bakisengera be kujya babwira ngo tuzamutse umusozi duhereza amafaranga tujye gusenga icyo gihe baba barimo kuba bari kubabesha. Inama nabagira rero niyo gusenga kandi bakanakora bakareka kuba inzererezi zirirwa zirazerera birirwa na Bibiliya gusa. Mu kiganiro umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yajyanye n'itangazamakuru mu mpera z'umwaka wa 2025 yavuze ko ngo nawe mu nsengero ngo abona huzuyemo ububandi gusa. Ariko mubahehe mwebwe ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububandi gusa
kurwana n'abandi bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose. Ariko mwebwe abakoroni barabarindagije namwe murarindagira. Ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya church, isengero wagiye mujye guhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone. Yes. Ibyo churches aho byaturutse ntuhazi churches ahantu hose ziri ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri, ntitudashaka guhutaza abantu, tugira kwigisha naho hafunzwe nke. Mu bindi bivugwa n'abaturage ngo nuko bicuza igihe batagiye bajya gushakira ubutunzi mu masengesho ngo gushyira imbaraga mu mirimo ibateza imbere. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.